Nshuti bakunzi ba Emipro Media, abakunzi ba Padiri Theophile, umubyeyi wacu uhora uduhugura mu kwemera kwacu, ariko cyane cyane ngakurikizaho Kiliziya Gatolika ari nayo operating system turimo tunakoreramo, aho muri hose abari mu Rwanda n'abari muri diaspora, Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Tugiye kubaganiriza ndi kumwe na Padiri nk'uko bisanzwe mukunda cyane, twabateguriye ibintu byiza cyane, reka abanze adushyire imbere y'Imana anadusuhuze ubundi dutangire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mana yacu mubyeyi, se w'umwami wacu Yezu Kristo, turemera ko uri hano utureba, udukunda, waturemye udukunda, uduha ubuzima, kandi uradutagatifuza muri Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Dukomereze urwo rumuri rw'ukwemera, kwizera n'urukundo, maze Roho wawe icyo atubwira, icyo atwongorera tugikore, kugira ngo dukomeze tukubere abana beza, dore ko wowe iteka ryose uri umubyeyi mwiza. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani, muri Yezu Kristo umwami wacu, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padi muraho? Muraho neza? Twari tugukumbuye hano kuri Emipro Media. Abantu benshi mu makomenti hari ibiganiro njya nkora bakambwira ati ariko uzatubarize Padiri Theophile iki kintu, cyangwa nkajya kubona nkabona kuri komenti z'ibiganiro twakoze ati Padiri Theophile rwose turamukunda, turamushimira, ari abo muri diyoseze ya Nyundo aho uvuka nabo mu zindi diyoseze bose twese turagukunda. Rero twagiye tuganira ku bintu bitandukanye by'ukwemera, cyane cyane ku mubyeyi Bikira Mariya. Ariko umubyeyi Bikira Mariya nubwo twavuzeho ibintu byinshi, ni mwinshi, ntabwo wamuvuga ngo umurangize. Niyo mpamvu uno munsi nongeye kugushotora kugira tumuvugeho. Ejo hashize ku gushotora ukajamo karanshikije gushotora. Ukibuka kera ukiri mutoya. Wewe. Ejo hashize ku itariki 9 mu Rwanda twari twijije umunsi mukuru w'ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya. Ariko nirengagije ko twigeze tumuganiraho Bikira Mariya, ndavuga ngo reka, nakomeje kubizirikana ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya. Donc nyine Bikira Mariya ibintu byose tumuhimbazaho bishingiye kuba atarasamanywe icyaha. Noneho hari ibintu byatumye ntekereza. Nahise ntekereza ndavuga ababikira kubera iki badashaka, no kugira bakomeze nabo babimere nka Bikira Mariya. Abihaye Imana abapadiri kuki badashaka, no kugira bakomeze bamere nka Bikira Mariya, bakomeze birinde yenda ibyaha bikomoka no mu mibonano mpuzabitsina. Ndavuga ntibura ntago baduhita ubwenge kugira ngo dukomeza ducumure twenyine, ariko tuzajya mu muriro w'iteka twenyine. Niyo mpamvu nahise nibaza ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya. Urabona ngenda umurayiki, nubwo wenda nta mugore mfite, ariko mu minsi iri imbere nzaba mufite. None nibajije niba hari aho twabuhuriza ubwo butasamanywe icyaha n'ubuzima ndangagitsina bwacu, kuko twebwe abarayiki nibyo twiberamo. Twibera mu nyine by'ubuzima ndangagitsina. Ibyo twita mu Gifaransa sexualité humaine. Sexualité humaine. Ntabwo mwaba mwarabyitarukije kugira ngo nyine mwebwe n'umubyeyi Bikira Mariya mukomeze mwibereho neza, maze abari twebwe tuzarya umuriro w'iteka twenyine. Noneho avuga ni aho si ukukuvangira kuba utarashatse, ndavuga muri rusange nyine abihaye Imana, kubabaza nyine kuba ndi kukubaza wowe ibi bintu birakureba. Ntabwo ndi kukwinjiza muri ibyo bintu mwadutereranyemo twebwe nyine byo muri basese. Hari akantu ko muri filozofi kavuga ngo recomede mortel.
mushobora kuba ari ibintu mwadushyizemo ngo tubijyemo kuko muzi ko ari ibyo muri basese muri komede moroteri kugira ngo mwe mukomeze mwibereho neza. Yenda n'ibindi bibazo ndaza kugenda mbikubaza, reka tubanze utwibutse utasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya icyo bisobanuye, noneho tunabihuza n'ubuzima bw'igitsina. Nyine urumva Bikira Mariya yakoze sex arakomeza bisugi, nta n'icyaha oya sorry, yarabyaye nari ncumuye yarabyaye arakomeza abisugi. Yego, umwanya ni uwawe. mbere uramutsa n'abadukurikiye n'abazadukurikira, uravuze uti turakuramutsa wowe Padiri Theophile umubyeyi wacu dukunda na Kiliziya. ndagira ngo nkosore gatoya ko ngako. Kiliziya niyo mubyeyi mukuru nyine mu Mana, umubyeyi w'ikirenga ni Nyagasani se w'umwami wacu Yezu Kristo. Kiliziya ikaba umubyeyi kubera ububyeyi bwayo ibukura ku Mana. Ako kantu sinzi ni nka twize kuvuga tuti ukwezi ubwako ntikumurika, ntabwo kwaka, ariko turavuga tuti ukwezi kwacanye, dore ukwezi kwabonetse. Ukwezi gukura urumuri ku izuba, noneho ukwezi kukatumurikira gukoresheje urumuri ukwezi kuvoma ku izuba. Kuko ubwako abahanga muri geography batubwira ko ukwezi kutaka kutamurika, ariko kubera urumuri ukwezi kuvoma urumuri ku izuba, kwa kwezi nako kutamurika. Kiliziya rero nayo ni urumuri rw'amahanga, ni urumuri rw'abemera, atari uko yo muri ubwayo yakugiramo urumuri, ahubwo ni uko irukura kuri Yezu Kristo wazutse. Na Padiri rero nawe uri umubyeyi nyine ufite ububyeyi bwawe bukomoka ububyeyi bukomora kuri Kiliziya, na Kiliziya ikomora ububyeyi bwayo ku mubyeyi w'ikirenga, Imana Data umushobora byose. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti habanze Imana Data ishobora byose ku bwa Kiliziya yayo yaduhaye, muri Kiliziya yaduhaye, noneho natwe abantu tubonereho kota no gususurutswa n'urumuri rwa Kiliziya. Umbaje ku butasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya, wenda ko numvise aho uganisha no kuvuga kuri la pureté de Marie. La pureté de Marie, mbese kumwe Yezu yavuze ngo muri Matayo umutwe wa 5 ngo hahirwa abakeye ku mutima, abamenya n'abasoma la pureté et le cœur pur. Nyine Padiri, mbere yuko navugaho hari ukuntu urabona twebwe nk'ubu ngubu narabatijwe nakijijwe icyaha cy'inkomoko, nubwo twiye tubivuga ariko ntabwo nyine nanyuzwe turabihuza n'ibyo. Nakabaye kuko nakize icyaha cy'inkomoko, nakabaye nzabyara abantu bameze nka Bikira Mariya, nabo batazasamanywa icyaha kuko nyine njye naragikize. Aho ngaho ubajije ikibazo cyiza cyane. Ntabwo icyaha cy'inkomoko kiba transmis, kigenda cyandura par génération, par génération. Ntabwo ari nka communicable disease nka kwa kundi indwara nk'uko waba ufite ubwandu bwa gakoko gatera sida ukabuhereza undi. Ni par propagation. Par propagation. Ntabwo ari par génération, gene, ni par propagation. Kuba ubwabyo waravutse witwa umuntu, mbese ni nk'uko nigeze kuguha ikigereranyo tuvuga kuri ubusugi bwa Bikira Mariya, la virginité perpétuelle de Marie. Ubusugi bwa Bikira Mariya mbere yo kubyara, mu kubyara na nyuma yo kubyara. Two tuntu dutatu natubuze kandi ntago twibagirwa kuko ni Bibiliya, ni Luka umutwe wa mbere. Ubusugi bwa Bikira Mariya, la virginité perpétuelle, ubusugi buhoraho bwa Bikira Mariya mbere yo kubyara umwana w'Imana, mu gihe cyo kubyara umwana w'Imana, na nyuma yo kubyara umwana w'Imana. Niho navuze ko icyo kintu ubajijeho, wenda nitwanzika mu mpuza ndaza kubikubwiraho, cyo bita la pureté.
la pilote. Reka mbanze nsome uyu murongo nibyo byiza. Hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana. Heureux le cœur pur, heureux le cœur pur, heureux. Hahirwa abakeye ku mutima. Ntabwo bavuze ngo masugi. Abakeye ku mutima kuko bazabona Imana. Biri muri Matayo umutwe wa 5 niho maze gusoma. Bikira Mariya rero, icyo kibazo ndaza kukigarukaho humura. Bikira Mariya ni utarasamanywe icyaha, kubera ko Imana ubwayo yamuteganyirije kuba ingoro ntagatifu izira ubwandu, izakira umwana wayo, ikamuha kamere muntu mu nda y'umubyeyi Bikira Mariya. Urundi rugero, ufite ubushobozi wakubakira ukunda inzu y'urutare itazigera isaza na rimwe, ubifitiye ubushobozi. Imana rero mu buhangange bwayo, ko kantu ngiye kuvuga ndakavuga nitonze mu magambo buhoro buhoro. Imana mu buhangange bwayo ibigirishije urupfu n'izuka by'umwana wayo Yezu Kristo, yaratari yagapfa, ibigirishije urupfu n'izuka by'umwana wayo Yezu Kristo rwari kuzabaho, yatagatifuje umubyeyi Bikira Mariya, imurinda ubwandu bw'icyaha cyose, cyaba icyaha cy'inkomoko, byaba ibindi byaha twe dukora. Mwibuke ko icyaha cy'inkomoko ntabwo ari icyaha personnel, ni icyaha du genre humain. Mu gihe ibyaha bindi ni ibyaha personnel, ni ukuvuga ngo ntabwo icyaha cy'inkomoko. Ugasobanure ibyaha du genre humain, ubwo n'icyaha kiri collective n'icyaha kiri personnel nyine bitandukanye. Personnel, icyaha ni icyaha, nibyo nanjye kuvuga nti tuye tubirema twese twavukanye icyaha, wowe ntiwatigeze. Mwibuka ko Adamu na Eva bamaze gucumura baciriwe hanze ya paradizo, ubwabyo barihannye, bicira hanze, biyirukana muri paradizo, bibona hanze, baracocera amababi. Umwe akagira isoni n'ikimwaro undi, baratangira barashinjanya ati Adamu ati uyu mugore wampaye, Eva ati iyi nzoka waremye niyo yanshutse. Ibyaremwe biravurungana, kimwe kigashinja ikindi. Uwari wataratse ati dore igufa ryo magufa yanjye, dore amaraso yanjye, dore uwo duhuje, dore uwo dusa. None ahubwo atangiye kuvuga ati uyu muntu wamuremeye iki, uyu muntu wamumpereye iki uyu mugore. Umugore ati nawe witarimo iyi nzoka niyo ntago mba nacumuye. Ni ukuvuga ngo habuzemo responsabilité. Icyaha cy'inkomoko ni icyaha personnel kuri Adamu na Eva, ni icyaha Adamu na Eva bakoze babizi babishaka. Ariko kuri Theophile, kuri Emipro, kuri undi wundi ntabwo ari icyaha personnel, kuko ntabwo nyine nagitekerejeho ngo ngipange gishyire mu bikorwa. Ntabwo nagize intentionnalité, intention yacyo ni ukuvuga conception yacyo ngire mu buzima bwanjye, gitekerezaho, ngipangire, noneho ndebe uko ndacyuzuza nze kugishyira mu bikorwa. Oya, ntabwo ari icyaha personnel, ni icyaha cy'uko twavukiye hanze ya paradizo. Ni nk'uko Imana yaragennye ko tuvukira mu busitani runaka, ko kantu kumbe ikaba yaragennye ko tuvukira mu busitani runaka bufite ubuso runaka. Ariko ababyeyi bacu bakavuga ubu busitani ntitubushaka, bakagenda bati tuzabyarira ahandi, bakajya hanze, hanze ya bwa busitani. Ubusitani ni ikigereranyo mwumve mu gushaka kw'Imana. Turabyumva nk'ubu gushaka kw'Imana, si ubusitani nk'umurima ufite uruzitiro runaka. Oya, ni ikigereranyo ni mu gukoresha. Twavukiye hanze yo gushaka kw'Imana kubera Adamu na Eva, inyoko muntu, bigize ibicibwa, basuzugura Imana, bityo bororokera hanze. Batisimu niyo itugarura noneho muri bwa busitani. Kuri batisimu nanjye kubaza ko muri gatigisimu
icyaha ni ikintu kibi umuntu akora yitandukanyije n'Imana abizi abizi kandi abishaka. abishaka. Ubwo si ubwo ngubwo, ubwo si akarengane padi. Ako kantu bajije, iyo ugiye muri gatigisimu ubanza kureba icyaha cy'inkomoko ni iki. Iyo definisiyo niyo ibanza. Icyaha cy'inkomoko ni iki? Ikindi cyaha ni iki? Umbwiye akantu kamwe umbwiye akantu kamwe ka definisiyo kamwe, ntiwambwira n'akandi gakurikiye. Babanza kudefinisiyo ni ukuranga, babanza kuvuga icyaha cy'inkomoko icyo ari cyo muri gatigisimu, noneho bakavuga n'ibindi byaha ni iki, noneho tubifate gute. Niyo mpamvu buriya wari uzi ko iyo tubatije nk'umuntu akabatizwa akuze, ntabwo tumuha penetensiya mbere yo kubatizwa. Reka da, yaba ari no kuvangavanga, kurundanya utazi ibyo urimo, umuhaye penetensiya. Kandi penetensiya iramukiza cya cyaha kimuriho atakoze abizi abishaka, cyitwa icyaha cy'inkomoko, ikamukiza n'ibindi byaha yakoze abizi abishaka. Byose irabihanagura. Ako kantu wakumvise? Ntabwo uzumva penetensiya ikiza n'icyo cy'inkomoko. None wa mwana w'uruhinja se, umwana w'uruhinja tubatiza nta cyaha perisoneri aba afite. Ni ukuvuga nta cyaha, icyaha perisoneri, ako kajambo perisoneri niko karemereye. Nta cyaha cyo kuvuga ngo yabikoze abizi abishaka. Ndi kuvuga penetensiya ikiza, nangize ikiza bya byaha ahubwo dukora tubizi kandi tubishaka. Mbuze batisimu. Wari uvuze penetensiya. Nari nibeshye ubwo. Batisimu ni batisimu. Ndavuze ngo iyo turabatiza umukuru ntago tubanza kumuha penetensiya mbere yo kumubatiza. Nicyo navugaga. Kuko batisimu arahabwa nubwo yaba afite imyaka 20, 30, 40, batisimu arahabwa imukiza icyaha cy'inkomoko, ikamukiza n'ibindi byaha yakoze abizi abishaka. Ahubwo nyuma yo kubatizwa ibyaha yakora azabikizwa na penetensiya. Penetensiya ntabwo ikiza icyaha cy'inkomoko. Ntabwo yafata Yesu utarabatijwe utari umwana w'Imana. Erega reka nkubwire, tugereranye Mutagatifu Agusitini ndetse na Mutagatifu Bernardo, Bonaventure, Mutagatifu Bonaventure yaravuze ngo batisimu ni nka konti yo mu ijuru ifunguye. Konte, akawunti, ngo ni nka konti yo mu ijuru ifunguwe, ntabwo ari konti y'amafaranga. Munyumve neza, ngo muri iyo konti ifunguwe wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, wandikwa mu mutima w'Imana kuri umwana wayo. Noneho uko usenga, uko ukora ibikorwa byiza, uko unogera Imana n'abantu, uko ugerageza kubahiriza amategeko y'Imana no gushaka kwayo, ukaba urimo kugenda uzamura konti yawe, ubitsa. Mbese konti yawe muri ya mvugo yanyu y'urubyiruko kugira ngo ikabyimba. Uko ugenda ucumura, ukagenda nko kubikuza ugenda uyishyira muri zeru, ubikuza ikazagera igasigara muri zeru, bakagushyira muri CRB. ngo konti, ngo batisimu ni nka konti. Ariko aho bitandukanye na konti y'amafaranga ni uko nubwo wacumura gute, Imana itagisiba ya konti ngo isibe izina ryawe. Ko kano karakomeye. Niyo mpamvu batisimu itangwa rimwe risa, unabatizwa rimwe gusa. Ntabwo n'abari abanyabyaha ruharwa bameze gute, ntabwo Imana ibasiba. Bitwa abana b'Imana nubwo ari abana b'Imana bayinaniye. Imana yo ntiduhaka. Wenda bahakana Imana, ariko Imana ntiyabahaka. Ntabwo yagira gutya ngo konti ndayifunze burundu ndagusibye. Ni nk'uko umwana wavuye mu nda ya nyina ashobora kumunanira ati ntuzongere kwitwa mama ndaguhakanye, ariko byararangiye yaramubyaye, yabishaka atabishaka. Niyo mpamvu na bariya wumva barabatijwe bateme trinitaire. Bateme trinitaire y'abatisimu, ndakubatiza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ukabatizwa bagusutseho amazi gatatu mu butatu butagatifu. Muzi ko Kristo yazutse ku munsi wa gatatu. Ni ukuvuga ngo upfanye na Kristo, uhambanwe hamwe na Kristo, uzukanye na Kristo ku munsi wa gatatu. Niba banakwibije mu mazi menshi turabyemera, Kiliziya Gatolika irabyemera, ariko bazakwibiza upfana na Kristo, uhambanwe na Kristo, ku munsi wa gatatu uzukane nawe. Ntabwo bazakwibiza rimwe. Hari nk'abitwa abana b'apostolike,
ni ni abakristu gatolika babatiza abana babo bakagira nk'iriba ry'abatisimu barabibiza, ariko nanjye hari abana b'impinja nagiye mbatiza nkabibiza. Gatatu ariko kugira ngo upfane na Kristo uhambanwe nawe uzukane nawe. Gatatu ni baptême trinitaire, biri muri Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 16 mu kugera yandi kuri magambo 20. abajyaga babyibazaho no muri Kiliziya Gatolika dushobora kubatiza mu mazi menshi. Yo kandi ibyo ari byo ndimo gusobanura. Yego, dushobora kubatiza amazi menshi tunabyemera, ariko ntabwo twemera ko ubwinshi bw'amazi bukiza. Ntabwo ari ubwinshi bw'amazi bukiza. Igikiza ni gupfana na Kristo ugahambanwa nawe ukazukana nawe. Ni ukuvuga igikiza ni urupfu n'izuka bya Nyagasani, ariko tukaba konfigire, ni ukuvuga tukihuza na Kristo wapfuye akazuka kubw'ikimenyetso cy'amazi na Roho Mutagatifu. Mbese amazi ni ikimenyetso, ntabwo igikura ari amazi menshi, ntabwo igikura ari makeya, kuko ntabwo ibyaha ari nk'ibirondwe cyangwa imbyiro bifata hano. Niyo mpamvu n'abandi bahindura amadini akagenda ngo arabatijwe rwose arakijijwe agize gute. Yo, byararangiye batisimu yahawe, ntabwo azongera gusamwa wasubire mu nda ya nyina bongere bamutwite, byararangiye. We yiha amahoro inyuma ati birakozwe, ariko ubundi batisimu yarafashe, byararangiye. Ibindi nko guca umuti nta muraro, ariko batisimu yo yarihawe igihe yayihawe neza kandi mu kwemera kwa Kiliziya. Ubwo tugaruka kuri cya kintu bari n'ababurana ngo nose kuki mubatiza abana bato mwagiye mureka bakihitiramo. Nigeze kubisobanura, kuki utamureka ngo atumbuze ko yavutse. Imyenda rero sinzi barazakunda azihitiremo, ndamureka. Ntabwo ndamwambika uruhinja, sindarwambika, naho muhohoteye azihitiramo, ntiyari yahita. Ntabwo ndamuha ibere ngo yonke, oya, azihitiramo, wenda azahitamo urwagwa cyangwa mitsingi. Ntabwo rero ndamuvuza arwaye, hari igihe atazajya kwa muganga wenda akivuza ibyatsi. Ntabwo ndamushyira mu ishuri atiga ibyo, wenda ntamushyira mu byo nshaka, wenda atabishaka akazantera hejuru. Ndamureka buraziga afite imyaka 20 amaze guca akenge. Wowe umubyeyi kugira urukundo rwa kibyeyi ugahitiramo umwana ibyiza, ukamuhitiramo ibituma agira imibereho myiza y'isi, kuko utamuhitiramo imibereho myiza y'ijuru. Ese uragena ko azabatizwa akuze, uzazakura kugeza ryari? Uzazapfa ryari? Ni wowe mugengabihe, ni wowe musumbabihe, ni wowe mugenabihe. Yezu kandi aravuga ati nimureke abana bato bansange. Yigeze avuga ngo abana bafite imyaka 3, 5, 10, 50, 30. Kuki ugena imyaka y'abasanga Yezu? Kandi Yezu yaravuze muri rusange ati nimureke abana bato bansange. Ni byinshi. Kuki se Pawulo Mutagatifu yagendaga akigisha ngo Lidiya, akigisha kwa bantu bose yasuraga, akaba yahuye n'umwe umukuru w'urugo, yakwemera ngo aremera, maze abo mu rugo rwe bose barabatizwa. Kuki yigishaga umwe agahura n'umwe n'abandi bakabyungukiramo bakabatirizwamo? Twarabibonye kenshi. Reka twere gutinda tutaba ikindi kiganiro, tujye kuri sexualité humaine, ku bijyanye n'ubuzima ndangagitsina, sinzi ukuntu babyise, uko wambazaga. Noneho twari duhereye ku busugi bw'umubyeyi Bikira Mariya, ndetse ibirenze ubusugi ahubwo bikaba kuba Bikira Mariya ari umuzirabwandu, umuziracyaha ukeye rwose. Kandi biri muri Bibiliya, muri Luka umutwe wa mbere, handi ngo ndakuramutsa mutoni w'Imana. Ayo magambo ntityazi kenshi rwose, iyo uvuze muri zindi ndimi niho ubyumva neza. Ndakuramutsa mutoni w'Imana, je vous salue Marie pleine de grâce. Nubwo pleine ugiye muri Bibiliya y'Ikigereki niho ubyumva neza ukuntu Bikira Mariya ari uwuzuye inema, usendereye inema, uwuje inema, ku buryo nta kantu k'akanya na gato k'icyaha ngiyi ndamutse. Ahubwo ese kugira ngo Bikira Mariya azi ko ari utasama nk'icyaha, ntabwo yari abizi. N'ikimenyimenyi yarikanze ati ntukagira Imana, iyi ndamutso y'ijuru iri kuki ijuru rindamukije gutya?
tekereza reka mbisoma ahantu haratangaje. Luka umutwe wa mbere umurongo wa 28. Luka umutwe wa mbere umurongo wa 28. Marayika aza iwabo, nyine ajya iwabo wa Bikira Mariya muri Galileya. Aza iwabo aramubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana. Ariko ijambo hari abitwa ba mutoni, ijambo mutoni pleine de grâce, uzuye inema, usendera inema, inema atari inema gusa ahubwo inema na vertu zose z'ijuru. Ni ukuvuga usendereye inema n'ibyiza byose by'ijuru. Ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Ijambo ntabwo ari Nyagasani yahoranye nawe, ntabwo ari Nyagasani azabana nawe, Nyagasani ari kumwe. Preza tuzi kivuga biza linguistique ni permanama. Permanama no kuvuga ngo ari kumwe nawe, ahorana nawe Nyagasani. Aya magambo sugira ngo hari undi muntu wigeze yabwirwa. Reka araremereye. Biriya hari abantu bayisoma ntibayitindeho. Nyagasani ari kumwe nawe. N'ikimenyimenyi yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutso ivuga. Ndakubwiza ukuri ko ahubwo iyo abandi bantu baza kumva indamutso, uwo marayika bari kumuhakana bati reka ninde se wuzuye inema, ninde se utagira icyaha, ntugakabe. Na Bikira Mariya nyir'ubwite wabibwirwaga yarikanze, ibi bivuga iki mukagira Imana? Nyagasani ari kumwe nanjye permanama iteka ryose. Mutoni w'Imana, Hayret Mariam mu Kigereki, ukuvuga ngo uhorana n'Imana, uwuzuye inema. Marayika aramuhumuriza, mwumva ijambo. Marayika we warutumwe n'Imana, wigira ubwoba, humura niko bimeze, ntago nkabije. Mumbabarire mvuge iby'iki gihe mu mvugo y'iki gihe. Ni nk'abavuga ati ntago ari amakabyo, ntago ari amaryarugo, ntago ari imitoma, ntago ari uburyo bwo kugira ngo nkabirize. Ntago ari injuga, babyita gutera injuga. Ibyo byo nawe nari mbizi. Ntago ari kugira ngo nkabirize ndyohereze nshyiraho agakeregeshwa kanjye. Ntago ari kugira ngo nshyiraho agakeregeshwa kanjye nigira umusizi, nigira oya. Kandi ni umumarayika, ni umumarayika wanogeye Imana, Marayika Gaburiyeli. Noneho munyumvire, none marayika abisubiramo, aramubwira ati wigira ubwoba Mariya kuko wagize ubutoni ku Mana. Hejuru ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, yongeye kubisubiramo ati wagize ubutoni ku Mana. Nyamuneka ibintu Bibiliya isubiramo kabiri, abantu baba bagira ngo ni ibintu byo gukerensa. Kabiri kose gusobanura icyo gisingizo, iyo titre ihawe Mariya mutoni w'Imana kabiri, ubwo bamuramutsa nka mutoni w'Imana. Nta nubwo yavuze ati ndakuramutsa Mariya we gusa, ndakuramutsa mutoni w'Imana. Ni ukuvuga ngo ubutoni bwa Bikira Mariya, kuba Bikira Mariya, la pureté de Marie, kuba Bikira Mariya yuzuye inema bisumbye izina rye. Iki kintu kirakomeye. Ni ukuvuga ngo abo turi bo iyo twitwaye neza, abo turi bo, niba uri padiri, niba uri umurayiki, niba uri masere, niba uri umwepiskopi, uriwe n'ubutumwa ufite bisumbye izina ryawe. Ibyo ndabyemera. Dushobora kurenga Emmanuel tukagera hejuru y'ubutumwa ufite, tukabona izina ryawe yewe ni ritoya. Emmanuel uvuga kanaka wabyarana kanaka, ufite imyaka iyi n'iyi, wize ibi n'ibi, utaranize byose, nyamara ubutumwa ufite bukaba burenze izina ryawe. Hari abantu bajya baza hano padi nk'abaririmbyi bavuye nk'Icyangugu cyangwa ahandi, batarabona imipro, nyine ariko mu bikorwa, nyine mu ndirimbo kuri YouTube no kuri televiziyo, agahita agira conception ya imipro, ahita amushushanya avuga ati asanga ari umuntu uba ahantu muri etage, ufite haparitse nk'imodoka nk'esheshatu, iwe agenda nko muri V8 agenda asimburanye zo gukorana n'imbere, kandi buriya n'umugabo munini ufite inda, n'inda nini. Waza ugasanga ni umusore usanzwe mugura mukaramukanya bisanzwe. Wakwereka twebwe tukiri abana, ubwo ngiye gutandukira gato, tukiri abana, ndabyibuka
bigeze kuza gucuranga impara zigeze kuza gucuranga iwacu aho mvuka, turahurura tuti tugende kureba abacuranzi b'i Kigali baba baturutse i Kigali. Nari nzi ko ari abantu batanyura mu muryango nk'uwo tunyuramo, wenda ari abantu b'ingagari bageze nk'iriya. Icyo gihe haje ba Sebanani baririmbaga mu mpara, ndebye nsanga ntareba nari umwana, nsanga ni abagabo basa nabi iwacu. Kugira ngo ubutumwa bafite burenze kure taye mase igihagararo cyabo. Na Bikira Mariya ubutumwa bwe uko Imana yamutunganyije ikamusukura imuteganyiriza kuzaba nk'ingoro nzima ya mbere izakira umwana wayo, Bikira Mariya rikanze ati birandenze. Noneho ibyo navuga nti mutekereze, marayika bisubiramo kabiri ati wagize ubutoni ku Mana, dore n'ikimenyimenyi ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu maze ukazamwita izina rya Yezu. N'iri zina noneho Imana irakiza, hakiza Imana, atazaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Mwene nyir'ijuru, hano muzi ko bavuga ngo mwene data. Ubu hano kiliziya yaheraho ati mwene data, mwene Imana data, azaba mwene nyir'ijuru. Marayika yabirangije, yavuze ko ari umwana w'Imana, ariko Bikira Mariya nyine ntaracyasobanutse. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi, azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo. Ubuziraherezo. Noneho yongeye ikintu rurangiza ngo ingoma ye ntizashira. Ingoma z'isi ziratanga, abami b'isi baratanga, ariko uwo muntu utekereza, ahubwo Bikira Mariya abo emipro urateganya kuvuga uti imbere hazaza nzubaka. Wakubwira ati nzubaka kandi rwose umwana uzabyara azaba perezida wa repubulika, ako kabanga ubu kazi uryumeho, uko yakora kose rwose azaba perezida wa repubulika kandi azaba perezida mwiza, urabihishurira. Wakwitwara utera? Ntabwo nazongera kugendana n'abantu b'abakene b'ingegera. Tekereza. Nayengerana n'abantu barenze gusa abana b'abaperezida. Hari n'igihe wacikwa wenda usomye ku gacupa uti wa mwana uzi icyo uzaba cyo, itware neza ashaka. Mfite ibanga nicaye. Donc Bikira Mariya we, marayika aramubwira ati ingoma ye ntizashira. Arabaza atarasobanuza, nose bizashoboka bite ko nta mugabo mfite? Ntigeze aramusobanura uko bizagenda. Se koko Bikira Mariya utarasama mu cyaha aravuga ngo biri hehe? Singibi muri Bibiliya. Nyagasani ari kumwe nawe permanama, iteka ryose yahoranye nawe, ari kumwe nawe kandi azahorana nawe. Ikindi uri umutoni w'Imana, watoneshejwe n'Imana. Ikindi dore impamvu watonesheje, ni uko ugiye kubyara mwene nyir'ijuru, uwi ingoma itazigera ishiriraho, kandi akaba ari azaba ari we mwami iteka ryose. Nta kindi. Bikira Mariya yaravuze ati, ntiyakomeje gusobanuza, yaravuze ati yewe ngende umuja wa Nyagasani, ndi umuja wa Nyagasani. Ni ukuvuga ngo ntabwo nshobora gutambamira umugambi w'Imana. Urandenze, birandenze, simbyumva, sinarinzi n'uwo ndiwe, sinarinzi n'uko ndi n'umutoni w'Imana, ariko ngewe je suis disponible, ndahari. Icyo Imana ishaka sinkizi cyose, ni igikorwa, ni Imana data n'inkoresha. Ahubwo Padiri, mbere y'uko ukomeza akandi kantu wari wavuze, cyagiye tugiye gutanga ingero, akantu wari wavuze kare, navuze ko nza kukakubaza mbere ko yenda tujya kuri topic ya sex. Wari wavuze ngo urupfu n'izuka bya Yezu byakomeje guproteja Mariya, ngo na mbere y'uko Yezu aza ngo adupfire, ngo urwo rupfu n'izuka bye byarakoraga. Wari wabivuze? Oui, nicyo bita ese wari uzi ko biri muri Bibiliya nabyo? Yezu azutse yapfunduye imva z'abazutse z'abapfuye bo mu isezerano rya kera, bari barapfiriye mu busabanira barazuka. Bivuze ngo uwazutse, urupfu n'izuka bya Nyagasani, ngiye kubivuga mu Gifaransa nyuma ndagenekereza mu Kinyarwanda, byatumye haba icyitwa la contemporanéité de Jésus-Christ. Ni ukuvuga ngo urupfu n'izuka bya Nyagasani byatumye Yezu Kristo ufite kamere muntu nk'iyacu yakujijwe aba musumbabihe, bityo urupfu rwe
ruragenda rujya guhobera ababayeho kera mbere ya Yezu mu mateka, mbere ya Yezu historique, rujya kubakiza, rukiza abariho, ndetse urupfu rwe ruzakiza n'abazavuka batari bavuka. none se padi ku munsi w'imperuka ubwo azaza gucira urubanza abazima n'abapfuye, ubwo azakora iki kandi abapfuye kera yarabisoje? Duherutse kukizihiza kuri Kristo Umwami, ikibajije ku cyumweru cya 34 twizihiza Kristo Umwami. Ubundi iyo umuntu apfuye haba icyo bitwa jugement particulier, haba urubanza rwe rwihariye ku muntu. Mwibuke ko Yezu Kristo yavuze ngo ngo iki kinyejana, iki gisekuru ntikizashira ibyo bitabaye. Hari ahantu twasomye ngo igihe muzuma bavuga imitingito, bakavuga iki, bakavuga imyuzure, bakavuga ibiza n'ibiki, intambara, ngo ntimuzagire ngo niryo rizaba ribaye iherezo. Ahubwo aravuga ati ntabwo rizaba ari ryo herezo, niko Yezu yavuze. Atariko mube maso, musenge, mwicuze, mwihane, mugarukire Imana. Ati iki kinyejana, iki gisekuru ntikizashira ibyo bitabaye. Muri Bibiliya biranditse ku buryo hari n'abageze aho bati ariko Yezu arabeshya, mwese iyo mperuka, iyo paruzi kuki itabaye kandi yavuze ngo iki kinyejana ntikirahita, ubuze ntihashize imyaka 2025 ntigiye gushira. Yezu nawe aribeshya, oya ntiyibeshya, ntabasha kuyoba no kutuyobya. Yashaka kuvuga ko buri wese agira imperuka ye ku giti cye cyapfuye. Kandi koko jugement particulier ni igihe umuntu apfuye, Imana muri sagesse yayo, mu buhangange n'ubuhanga bwayo, nivuga uti uyu yambaniye gutya kandi abanira gutya abantu, bya tegeko ry'urukundo, gukunda Imana no gukunda mugenzi wacu. Yambaniye gutya kandi abanira abantu gutya, ndabona ari ruvumwa, arivumye umuriro utazima. Jugement particulier. Uyu ndabona upfuye, ndabona yaragerageje, ariko hari utwo atasukuye, atanogeje. Twibuke ko twabonye purgatori, twibuka n'ababatirizwaga bapfuye, twabibonye muri Bibiliya, tubona agaciro ko gusabira abapfuye, tubona naho biri muri Bibiliya. Kugira ngo asubire inyuma, ikiganiro kikaba kirambuye cyane. Hari utaragize utwanoza, nyamara adapfiriye mu cyaha kiganisha ku rupfu. Twabonye ko hari ibyaha biganisha ku rupfu n'ibyaha byoroheje, naho twabonye aho biri muri Bibiliya. Imana ikavuga uti uyu najyaho anyuzwaho inkuyo nk'icyuhagiro, asukurwe, aho twita purgatori. Twarabibonye no muri Bibiliya, nyuma y'igihe runaka azataha iwanjye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo amaherezo ya purgatori ni ijuru. Purgatori nayo ni passage y'impuhwe z'Imana, naho impuhwe z'Imana. Uri mu muriro utazima, cyo twita enfer, we byararangiye, ntabwo ashobora kuwusohokamo ngo ajye mu ijuru. Mwibuke na wa muntu, wa mukungu kiburabwenge wabwiraga Aburahamu ngo nyamuneka ngo tonyangiriza utuzi ku rurimi rwanjye. Navuga ati nta communication, ntabwo abari hano baza aho ngaho, n'abaho muri aho ngaho ntimwaza hano. Ati noneho wohereza abantu bose bajya kuburira abavandimwe banjye batazaza ahantu kuba bari. Ati bafite Musa n'abahanuzi, ntibabumvire, bafite ababigisha, ntibabumvire. Iyo ni Bibiliya. Icya gatatu, upfiriye koko mu butungane, mu mvugo wenda ya bene data yerade, mu ijuru ako kanya. Iyo ni jugement particulier igira ibyiciro bitatu. Urubanza rwihariye rugira ibyiciro bitatu, ibyo mumaze kuvuga. Ku munsi w'imperuka nyamukuru hazaba iki? Hazaba ibintu bibiri. Icya mbere, roho zizahura n'imibiri izuke, ikuzwe. Ubu ngubu bariya twita abatagatifu bageze mu ihirwe ry'ijuru, bariyo gute? Baratwita abera. Kandi noneho mu gitabo cy'ibyahishuwe barabavuga ngo nuko mbona abantu bamesha amakanzu mu maraso, bayezereza mu maraso ya ntama. Abantu mwahumvise ngo bafashe imikindo, ngo baririmba ngo kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani. Ngo imbere ya ntama, ngo wari warishwe ariko akazuka mu bapfuye.
ibyo ni ibyahishuwe. Abo bageze mu ijuru bariyo gute? Bariyo nka roho zabo, ni roho zabo ziri mu ijuru, roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Noneho bageze mu ijuru kuri paruzi, ku munsi w'imperuka, ku munsi wa nyuma, za roho zizahura n'imibiri yabo yazutse kandi ikuzwe. Ubwo mbese jijoma universel, hari urubanza rwihariye, hari n'urubanza rwa rusange. Mu gihe cy'urubanza rwa rusange aricyo twita imperuka, hazaba ibintu bibiri: roho zihure n'imibiri yazo yakujijwe. Nzaba narapfuye kubw'impuhwe z'Imana no kubw'ukwemera, kwizera n'urukundo. Niba ngiye mu ijuru, kandi nicyo mparanira, ndabyifuza, roho yanjye izahure na wa mubiri uzaba warashyinguwe, warashangutse ryari, sinzi igihe nzapfira, ariko uyu mubiri mubona uzuke, uhure na roho yawo, kandi uzukire kubana iteka ryose Imana Data. Icyo ni icya mbere kizaba ku munsi w'imperuka. N'aba bandi bari muri amferi, mu rutazima, icyo twita umuriro utazima, nabo bazazuka, ariko ngo bazukire gukozwa isoni no guhanwa iteka ryose n'imibiri yabo, none n'imibiri yabo. Abari muri purgatori bazaba barangije igihe cyabo cyo gusukurwa, bazuke n'imibiri yabo, bahure na roho zabo mu ijuru iteka ryose. Icyo ni icya mbere kizaba ku munsi w'imperuka. Icya kabiri kizaba ku munsi w'imperuka noneho ni Imana kujustifiya, kwerekana dore icyo wahaniwe, dore icyo wahembewe, dore icyatumye usukurwa muri purgatori. Mbese ni nk'uko, mu mbabarire ikigereranyo ngiye gukoresha, nk'uko washyira screen ekara hariya, ikibaho kinini cya televiziyo, aho buri wese areba ibye, ukibona ufite agapfunyika k'uturyo ugemuriye umuntu uri mu bitaro, impamba, agasuperi, ukibona rwose wemara ugenda wihuta uti ngo ku murwayi. Biri muri Matayo umutwe wa 25. Icyo ndimo kuvuga, ati nari ndwaye, uransura rwose ungeraho n'igisuperi. Se burya Yezu Kristo wigeze ujya mu bitaro? Mbese ati burya wa mubyeyi wagemuriraga n'iki? Ahubwo wicinye icyara uvuga uti burya ka gakorwa hakoraga numva nta gaciro, burya karemereye gutya niko kangejeje. Undi usanga amanuye ifuni, agiye gucoca umuntu mu mutwe, agiye kumwica. Igihe wicaga umuntu ninjye wicaga, igihe warogaga umuntu ninjye warogaga, igihe washukaga abantu ninjye washuka. Noneho ube umunsi w'ibyishimo ku beza, ku banogeye Imana n'abantu, ube umunsi w'amaganya no gukozwa isoni ku bananiranye. Mwibuke ko Yesu avuga ngo abo bananiranye bazajya ahantu bazuzuzwaho ibintu bine, ngo h'umwijima, barira, bahekenya amenyo kandi baboshywe. Tekereza ibintu bine, bazagenda baboshywe mu mwijima, barira kandi bahekenya amenyo. Yesu agasoza avuga ati ushaka kumva niyumva. bazaba bagishije ko niyo mpamvu tuvuga tuti dusabe inema yo kwifuza kuzajya mu ijuru. Bitari icyifuzo gusa, ahubwo biri guharanira ubutungane. Birimo kuvuga, biri muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 48. Mube intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Iki kiganiro ko kibaye kirekire se, ibyo twari twateganyije tutabivuzeho mukagira Imana. Oya, reka tubivuga nta kibazo. Ibijyanye na sex nibyo dukomereje. Wari urimo kumbaza uti se ibyaha mwebwe mutashatse, ubwo twaheraga kuri la pirote, ubuzira bwandu, ubuzira cyaha bwa Bikira Mariya, utasamanya icyaha bwe no kuba yarabyaye agakomeza akabisugi. Hari aho byaba bihuye no kuba mwebwe muhitamo namwe kutabyara kugira ngo mumere nkawe n'ababikira, noneho twebwe mukaba mwaraturetse muri cyo kugira ngo twe dukomeze gukongoka, mwebwe mwibereye mu gusabanira Imana. Noneho ndashaka kubaza niba nyine kuba twebwe twiberaho mu buzima sexuelle nyine ari ubwana.
ngo tubana oya, n'ubwana. reka nsobanura akantu gakurikira rero emipro n'abandi badukurikiye bazadukurikira. Ndabivuga mu gifaransa niho byumvikana cyane, ngenekereza no mu kinyarwanda. Duhamagariwe twese abantu turi sexiwe. Nous sommes créés sexiwe. Namwe murimo namwe abihaye Imana. Abihaye Imana ndavuga abantu bose, papa, abepiskopi, abapadiri, abadiakoni, ababikira, abafurere, abarayiki, uwitwa muntu wese, il est créé naturellement sexué. Ngerekeza mu kinyarwanda, twese reka mbisomaho biri muri Bibiliya, nibyo byiza kugira ngo hatagira uvuga ngo barimo guhimba ibintu. Genèse, intangiriro, umutwe wa mbere w'umurongo wa 26 n'uwa 27. Imana iravuga iti noneho duhange muntu mu ishusho ryacu. Muntu hano muntu wakwibaza ni ikivangavangira ameze ate? Mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa, izitungwa n'izo mu ishyamba n'intondagizi zose. Nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo. Umuntu ari kumeze ute? Imurema mu ishusho ry'Imana, imurema ari umugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo turi créé naturellement sexué. Imurema ari umugabo n'umugore. Ntago la sexualité, ntago kuba turi mu buzima ndangagabo na ndangagore, ntago ndakoresha ndangabitsina. Kuko ndangabitsina abantu bumva imyanya y'ibanga y'igitsina. Ntago aribyo ndimo kuvuga. Ntago Imana yaremye nk'igitsina icyomeke hariya kada. Ahubwo nkosore n'akantu emipro ntibibasetse, ntago dufite igitsina. Ufite igitsina wowe? Nkuko ugira ikote, nkuko ugira radiyo, ntago dufite igitsina. Je n'ai pas de sexe mu gifaransa. Je suis sexué. Ubwo bivuga iki? Ntago mfite igitsina nk'icyomekano, nk'ikintu cyaje nyuma yanjye. Ahubwo njyewe ndi igitsina gabo, ndi umugabo, uri umugabo, kanaka ni umukobwa, ni umugore, ni igitsina gore, ni kamere yanjye. Igitsina kirandanga, ntago ndangwa n'umwanya ndangagitsina. Bitandukanye. Ibintu ko bikomera. Ubwo ni ukuvuga niyo naba ntagifite cyaba bibaye ngombwa icyo twe twita igitsina gicitse, ariko cyari ryari n'ubundi nakomeza nkaba ndi igitsina gabo. None se umuntu ugize accident, kandi bisome ibyo uvuze muri Matayo 19. Ibyo uvuze uti ndamutse ntagifite nakwitwa umugabo, nakomeza kwitwa umugabo. Yego, biri muri Matayo 19 umurongo wa 10. Abigishwa baramubwira bati niba ari uko bimeze ku mugabo n'umugore, ikiruta ni ukudashaka. Reka nsobanure. Hano Yezu yaramaze kwigisha abigishwa be ati rero si byiza ko umugabo n'umugore batandukana, ati kuko Imana yabaremye kugira ngo babe umubiri umwe. Aravuga ati icyo Imana yafatanyije umuntu ntakagitandukanye. Aravuga ati umuntu wirukana umugore we akazana undi abasambanye. Umuntu utandukana n'umugabo we akarongorwa n'undi barasezeranye abasambanye. Ako kantu wakumvise biri muri Matayo 19. Abigishwa baravuga ati none ko bitoroshye, ni ugusazana, ni ukubana akaramata. Baramubwira ati none ikiruta no kwibera umuntu adashatse. Kadukomeze. Yezu arabasubiza ati bose ntibumva iyo mvugo, kereka ababihawe bonyine. Kudashaka ni impano. Kuko rero hari abantu bavutse ari ibiremba, hari n'abandi babigizwe n'abantu, hari n'abandi bigize batyo kubera ingoma y'ijuru. Ushobora kumva niyumva. Bakuvuga ngo hari abavutse ari ibiremba ariko bitwa nabya. Ugira ngo se uravuga uti nabyaye ikiremba, nabyaye umuhungu, nabyaye umukobwa.
ibyo by'uburemba bikazagaragara nyuma, ariko babuze uti nabyaye umuhungu nabyaye umukobwa. Eh, uravuga uti uyu ni umubikira, ni umupadiri. Donc, hari abigize gutyo, hari abigize ibiremba kubera ariko ngo ingoma y'ijuru. Hari noneho n'ababigizwe n'abantu cyangwa circonstance. None se habaye accident, ngibi biranditse, habaye accident nk'uko akaboko kakwangirika kagacika, ntago akaboko gacitse bahita bavuga bati uyu muntu nta maboko afite, noneho ntakiri umuntu abaye ihene. Oya, oya, ntago amatwi avuyeho ngize ikibazo bavuga ati uzi ko atakiri umuntu noneho abaye ingurube. No, ntago kuba umuntu yakwangirika urugingo runaka rutuma atakaza ubumuntu. Oya, en ntabwo bituma atakaza kuba ari umugore cyangwa kuba ari umugabo. Ashobora gutakaza, unyumve neza, ashobora gutakaza umumaro wa mwanya wakoraga, fonction, umumaro, akamaro kuzuzwaga na wa mwanya na rwa rugingo. Ashobora gutakaza akaboko, ngatakaza uburyo bwo gufata ibintu mu ntoki, ariko ntibivuga ko ntakiri umuntu. Niyo mpamvu tugomba gutandukanya sexualité na génitalité. Ngiye kuvuga ikintu ariko kukivuga hano ku izi mbuga nkoranyambaga, hari abagitwara intambike bakaba ariko gace bakuramo gusa ukagira ngo nibyo navuze. Niyo mpamvu mbanje kwisegura. Abantu twese ubuzima tubaho ni ubuzima buranga umugabo n'umugore, ni ubuzima karemano nk'uko twaremwe turi umugabo cyangwa umugore, igitsina gabo cyangwa se igitsina gore. Ariko ntabwo abantu twese twaremewe gukoresha imyanya ndangagitsina gabo cyangwa imyanya ndangagitsina gore. Ibyo ntibyumvikana. Abumva igifaransa, twese nous sommes créés, sexués pour vivre dans les relations sexuelles, kuko turi sexués, ariko nous ne sommes pas créés pour vivre dans les relations génitales. Padi, njye nahita mvuga ngo nous sommes créés pour vivre dans les relations sexuelles. Ubwo twaremewe guhuza ibitsina. No, ibitsina ni relation génitale. Oya, twebwe tujya twibeshya turavuga ngo relation se ngo faire des relations sexuelles nyine niko tuba tubyita. En rigueur de terme, mu buremere bw'ijambo twumva icyo bashatse kuvuga, ariko ubundi n'umuntu ku giti cye ntekereza nk'umugabo, mvuga nk'umugabo, n'aba bantu bibagisha bagahindura ibitsina, bakibagisha bijyanye na caprice cyangwa se ubukirigitwa bw'abantu, byanga bikunda yaratekerezaga ati harya reka nguhe urugero. Tujya tubona nk'abantu barimo kugurizanya bahinga, abasore bagakuramo agashati bakajugunya ntariya, agahinga agacyura umubyizi. Kuki tutabona se abakobwa bakuyemo agashati nabo bahinga gutyo? Kuki tutabona gutyo? Ubwo nanjye ndagenda nkubaza. Ni ukuvuga ngo hari imitekerereze yanjye, imyumvire yanjye, imibereho yanjye ijyana n'uko ndi créé sexuel ndi umugabo. Uzasanga n'abana batoya bimwe bita complexe d'Oedipe, akana k'agahungu kitoza gutegeka nka se, akana k'agakobwa ugasanga karimo guheka imyanana y'ibitoki by'insina, ibintu nk'ibyo, ugasanga karimo gukura, karimo kwitoza kuba umugore nka mama, bikaba biri mu ntuza ye. Abahanga muri psychologie babidusobanurira kurushaho. Donc ubwo njyanye n'imyitwarire isanzwe, ubuzima bwacu ni ubuzima buranga ko ndi umugabo cyangwa ko ndi umugore, nicyo navugaga. Ariko ntibivuga ko kuba mbaho nk'umugabo, ntekereza nk'umugabo, imishinga yanjye no kwitanga kwanjye, numva ituro natanga rijyana n'uko ndi umugabo, ntibivuze ko ngomba kubaho mpuza igitsina appareil genital n'undi muntu. Hari igihe twitiranya sexualité na génitalité.
Sexualité ni ikintu kinini, abize imibare diagramme de Venn, ni ikintu kinini. Sexualité irimo uko nitwara, uko mvuga, uko nteye, uko ngira ibyiyumviro, uko ngira imishinga, amateka yanjye yahise, ay'ubu n'azaza, uko mporojete ejo hazaza, arimo ndetse n'imiterere yanjye, morphology yanjye, imiterere yanjye, ibyo byose bigize sexualité. Noneho ako kantu k'igitsina k'urugingo nako bita genital, appareil genital, organe genital, ni akantu gatoya kinjira mu kintu kinini bita sexualité. Niyo mpamvu burya umuntu ugiye kuzana umugore, ugiye kwimariya, ntabwo ubuzanye igitsina. Ntabwo uvuga ngo wewe umugore rwose ni mwiza, nubwo yakwangirika mu maso, akangirika ahandi, nubwo yacika amaguru, nubwo yagira gute, iby'amateka ye ntubimbaze, ibyo uko abaho ntubimbaze, ibyo uko azabaho ntubimbaze, igikuru ni uko rwose afite igitsina, nicyo nshaka. Ni ukuvuga ngo uravuga uti nzimariya, nzihuza na kanaka, burya uba wimariye n'amateka ye yahise. Sexualité ibyo byose birimo. Nizo relation sexuelle ya nyayo iyo ibyo uri kuvuga. Voilà. Relation sexuelle ya nyayo ntabwo ijyana no guhuza organe genito. Uba banabyishe nta no kubiramba urwo rugo, nta naho rwagera. Komeza bira wari ugiye kuvuga padi ngo ibyo bintu byose biba bije uba ugiye kwimariya nabyo. Oui, muri mariage ntago himariya les organes genitaux. Ntago himariya les organes genitaux, les appareils genitaux. Ntago turimo gukoresha igifaransa, dushyira mu Kinyarwanda. Imyanya ndangagitsina ntago ari ikora mariage. Ntago hasezerana imyanya ndangagitsina, nicyo twashaka kuvuga. Ntago hasezerana imyanya ndangagitsina, hasezerana umugabo n'umugore bafite n'iyo myanya ndangagitsina, ariko ntago ariyo ya mbere. Ni ukuvuga ngo umugabo w'umusirikare, umusirikare ufite umugore mu Rwanda, umugabo akaba ari mu butumwa bw'amahoro hanze y'u Rwanda, akomeje kuba ari mu bumwe n'umugore we muri relation sexuelle comme les mariés, akomeje ubuzima ndangagabo na ndangagore nk'abashakanye, nubwo batarimo guhuza iyo myanya y'ibanga yabo. Ibyo ntibyumvikana. Hari akantu nyine wari ugiye kuvuga ngo iyo ukoze mariage ubwo hazamwe amateka, wowe wimariye n'amateka n'utundi tudetaye wari ugiye kuvuga, nitwo wari usitone nyine bipfa iyo umuntu ashaka kuvuga ngo ngenda ashaka iyo point gusa, urwo rugingo, ibindi uko yabayeho, ibyamubabaje, ibyamushimishije, ibyamufashije, uko ateye, niba yarahuye n'impanuka, niba yarahuye n'ibikomere, ibyo yize, ibyo yahombye, ibyo yungutse, ntimubimbaze. Aheho uyu munsi ntimuhambaze, ejo hazaza he ntimuhambaze. Icyo nshaka apfa kuba afite biriya, apfa kuba afite urwo rugingo, uwo mwanya. Urwo rugo rwagera he? Urwo rugo ntawe rwagera, kuko wowe ugira ngo wimariye n'umuntu sexiwe, ahubwo wimariye na genital, noza appareil genital ye gusa, n'urimo kwibeshya. Niyo mpamvu amabera uzagira gutya, amabere yagwa uti ndashaka abafite amabere ahagaze. Yagira iminkanyari uti katari ko rumeze. Bamubaga agiye kubyara, wenda yabyara bigoranye, ku buryo aho washyize umunezero wawe ugira ngo niho hakuru hakwangirika, bikamusaba amezi 6 ngo akire, niho uzamuca inyuma. Kuko naho uha agaciro, ntago uha agaciro uko ari umuntu, umugore mu mateka ye, muri situation ye y'ubu ngubu no mu hazaza he. Ni ukuvuga ngo sexualité ni ikintu kigari gisumbye kure genitality. Ahubwo padi nsanze dukoze ibarura, nuko yenda bamwe batavugisha ukuri, wasanga abantu benshi mu ngo ntago ari relation sexuelle zihari
impamvu yo kubaho kwabo ahubwo ni relation genitale. Menya dukoze nka nuza wasanga nyine priva ntuza yo hejuru rate abafite rate yo hejuru nyine ari relation iyo genitale. ntabwo nakoze iryo barura. Ntabwo nabikoze. Hari ikibazo wambajije, ibyo ntabwo nakoze ibarura ngo menye ngo bigenda bite. Eh, hari naho wavuze uti seso kukuvangira nk'umupadiri kukubaza nk'ibi bintu. Oya da, nanjye ndi umupadiri. Nuko kuba ndi umupadiri ni uko ndi naturellement créé sexuel. Ni ukuvuga ngo nanjye Nawe ubaho mu buzima buri muri relation sexuelle nawe uzibamo. aho ngaho unyumve neza Uyemo ka kandi nyine relation sexuelle oui, ntekereza nk'umupadiri, nkavuga nk'umupadiri nk'umugabo uko nakwakira nsuye, uko nakwitwara ngiye muri dushe uri hano, siko nakwitwara ngiye muri dushe hari undi, uko ingero ni nyinshi. Ubu ngubu ntabwo nakubaza nti harya uzasabwa ryari. Uzasabwa ryari? Warasabwe? Hari byanga bikunda uko waremwe, nubwo abantu bayoba bakagenda bakabihindura. Uko waremwe uri umugabo, undi nawe uko yaremwe n'umugore. Icyo kibazo maje nanjye, donc je suis naturellement créé sexuel. Nanjye mba muri relation personnellement, relation sexuelle nk'umugabo, nk'igitsina gabo, ariko nkagira icyo bita renoncement, n'exercer ma sexualité en renonçant à la génitalité. N'exercer, donc mba mu buzima bwanjye nk'umugabo, ariko nkigomwa uko gukoresha igitsina gabo nk'uwashatse. ukabyigomwa ku bushake bwawe. Twasomye muri Matayo 19 ngo hari abigize ibiremba, hari abigize batyo kubera ingoma y'ijuru. Ahubwo bitumye nakubwira utuntu dutatu dukurikiye, wenda tubwira abandi bantu. Ni uko sexualité, ni ukuvuga kuba ndi umugabo, ndimo kwirinda kuvuga ngo kuba ndi igitsina gabo. Kuba ndi umugabo undi ari umugore bidetermina identité yanjye, donc binteye ishema, kuko birandefinisa, birandanga, biranga uwo ndiwe. N'ikimenyimenyi umubyeyi yabyaye, ababyeyi babyaye baravuze mwabyaye iki? Ni ukuvuga ngo mudefinise, murange uwo mwabyaye. Mwabyaye iki? Twabyaye umukobwa, twabyaye umuhungu. Niyo habaye accident génétique, niyo habaye accident biologique, accident zibaho, arashobora kuvuka adafite akaboko. Icyo gihe uravuga yo ikigaragara ni uko yari umugabo, ariko habaye akandi accident kishamitse, wenda abantu bandi nabo bake cyane. Iyo ni accident génétique, ni accident biologique. Donc ni ukuvuga ngo kuba ndi umugabo cyangwa ndi umugore, kuba ndi umugabo undi ari umugore, ntago ari ukwibeshya kw'Imana. Ako ni akantu agira ngo nsurinye muri iki kiganiro, ni nako gakuru. Na personne ne naître dans un corps trompé. Ibyo byavuzwe na Mutagatifu Thomas w'Akwino. Nta n'umwe uvukira dans un corps sexué wibeshye, habaye kwibeshya. Hari abagira batya, twari dutegereje agahungu, none Mana Nyagasani hongeye kuvuga umukobwa, twongeye kwibeshya. Twari dutegereje umukobwa, none havutse undi muhungu, twibeshye. No, Imana ntishobora kwibeshya na rimwe. Ikurema uri sexué gabo, uri sexué gore. Ako kantu ni ihame ry'ukwemera kwacu. Mu Gisipanyol baravuga ngo nadie nace en un cuerpo equivocado. Nta n'umwe uvukira mu mubiri sexué Imana yamwibeshyeho.
niyo mpamvu kugira ipfunwe ngo ndi umukobwa mana nyagasani, mbese koko iyo mba umuhungu uyu muruho ubu ndiho no, nta, wenda wagize ibikomere by'amateka, ugira wenda gufatwa nabi cyangwa ibihe biragukubita bikugwaho n'ibindi, ariko ntabwo wavukiye mu mubiri Imana yibeshye. Icya kabiri, aka kantu ka mbere ndagatindaho cyane, nta n'umwe uvukira mu mubiri sexiwe gabo cyangwa gore habaye kwibeshya. Niyo mpamvu ushobora kugira gutyo ukaba ufite umutwe munini, yo urakubereye, kuko buri rugingo rwose Imana, muzabumve ngo Imana ibumbabumba muntu mu gitaka. Donc uzasomeza buri 139 ngo mbega ukuntu wandemye ku buryo butangaje, warambumbabumbye urandema rwose, ngo iyo nicaye naba mpagaze, iyo ngenda niyo ndyamye byose ububizi Imana, ngo wagiye undodadoda kudoda urandemarema wese ungira mwiza. Mbega ukunda igitangaza. Ni ukuvuga ngo nta n'umwe wavuga ngo dore ngewe mfite amazuru manini none ibi ni ibiki koko. Tekereza se ko ufite amato avamo amata, ngo ngewe mfite matoya rwose ndimo kwishuka. Buri kagingo, buri rugingo Imana yaremye rwawe yararwitondeye ku buryo nta n'umwe yaba afite amazuru manini cyangwa mato uvuga ngo ngewe mpumeka insiganwa kuko Imana yampaye manini ngo hinjira icyuka cyinshi bityo nkagwa ivutu, ngewe yampaye utuzugu duto hinjira gakeya nsunikiriza ku buryo rwose wakongera akahatobora. No, uko waremwe ni byiza, Imana yarakwitondeye, kandi Imana yitondeye buri rugingo rwawe, buri rugingo rwawe. Ushaka kwifuza ngo bakubage ngo kugira ngo baguhe ikibuno kinini baguhe igitoya, kuko hari ufite ikinini wifuza kugira gito, hari ufite gito wifuza kugira kinini, bizagenda bite? Abantu bazagugaruka, bituma ngo batera neza nyine, ngo bafite amabere ngo ahengamye, ngo hari ukuntu bayahengura, yaba yaraguye bakayarebesha hejuru, n'ibibuno ngo biri mu kavuyo ibyo ni caprice z'abantu. Niyo mpamvu bigaruka bikaba kanseri, bikabagwa nabi. Ugasanga hari ibyo nasomaga, umuntu witereshejeho ibibuno birabora, arimo kwifuza ati icyansubiza uko nari imeze. Hata kuvuga ngo Imana yandemye nabi, nge nagombye kwiremarema. Iyo ushatse kwiremarema ngo ukosore iby'Imana yakoze, uriremaza ukaniyica. Kereka iyo ari ikibazo, iyo ari ku nyungu z'ubuvuzi, ako kantu ngashyireho. Iyo ari ku nyungu zo kukuvura, ari akantu k'ubusembwa, ari akantu katera uburwayi, ari akantu kabuza rwa rugingo kuzuza umwanya wawe, wenda kabuza akaboko gukora, ari ikintu kibuza amatwi kumva, ari ikintu kibuza amazuru kuzuza umurimo wabyo, ibyo ni ku nyungu z'ubuzima, ni ku mpamvu y'ubuzima. Icyo ni icya mbere navuga ku bijyanye n'uko twaremwe turi sexiwe. Icya kabiri navuga, ibi ndimo kuvuga si ibyanjye, ni ibya Mutagatifu Thomas wa Aquin, nuko kuba twararemwe turi gabo cyangwa gore nibyo bituma twexprima, tugaragarizanya urukundo. Akambere navuze ngo nta n'umwe uvukana umubiri gabo cyangwa gore, uvukana imimerere n'umubiri na gabo cyangwa gore habaye kwibeshya. Ko ni akambere. Aka kabiri, kuba nararemwe ndi gabo undi ari gore, ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo tugaragarizanye urukundo, ni expression de l'amour. Urukundo ariko hari abumva wenda guhuza imibiri, imyanya ndangagitsina. Oya da, nzagutabara ugize inkangu, hari inkangu yakuguyeho, nkoresheje uyu mubiri mfata igitiyo ntiyure. Uyu mubiri ubaye nka vehicle, ubaye nk'uburyo ngugaragariza urukundo ngutabara. Uzagira gutya ufata umusaza ugiye kwa muganga umusindagiza uti nge ndakomeye, mfata akaboko ndagusindagiza. Donc ton corps ibaye le lieu privilégié pour lui montrer l'amour, kugira ngo mugaragarize urukundo. Iyi mibiri yacu uko turemwe, c'est l'expression de l'amour. Noneho abashakanye rero, abashakanye bakaba bafite uburyo bw'ikirenga Imana yabashyiriyeho kugira ngo bahuze imitima n'imibiri, bagaragarizanye urukundo
umugabo ahe urukundo umugore we akoresheje umubiri n'umutima, noneho n'umugore ahe urukundo umugabo we akoresheje umubiri n'umutima. Ni ukuvuga ngo abihaye Imana yo bakoresheje umubiri n'umutima bagomba guha urukundo abandi bakuyemo akantu kamwe kubaha urukundo bakoresheje umwanya ndangagitsina. Niyo mpamvu usanga ababikira mu maboko yabo uko bateye uko bambara baha urukundo abo bana b'imfubyi bakabarera, ugasanga bafite za kreshe bakabigisha, bakabakorera twa patronaje, bakabigisha iyobokamana, bakafasha abakecuru n'abasaza, ugasanga imibiri yacu ni expression de l'amour de Dieu. Imibiri yacu ni irango ry'urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu Imana yaturemye turi naturellement sexuel. Icyanyuma navuze ko ndavuga dutatu, ibyo ni byavuzwe na Mutagatifu Tomasi wa Aquin, nuko Imana yagennye ko kuba turi naturellement sexuel, kuba twararemwe turi gabo cyangwa abagore, ariho haba gutanga ubuzima. None ubuzima ko butazatangwa ari roho nsa zihuye, ahubwo ari roho n'umubiri, ko ubuzima buzakomeza gutyo. Niyo mpamvu ku bantu tutavuga reproduction, turavuga reproduction y'imbwa, reproduction y'avoka, kavuga uko inka zireproduiza, ariko ku muntu ntabwo bavuga reproduction, tuvuga la procreation. Wow. No kuvuga ngo gukomeza ufatanyije n'Imana igikorwa cyo kurema. Ibyo rero byahawe abashakanye, umugabo n'umugore. Ntabwo ari abagabo babiri, ntabwo ari abagore babiri, ni umugabo n'umugore. Nta n'umwe rero ugomba guterwa ipfunwe no kuvuga ngo ugende mwe gutya. Wari uzi ko na wa wundi uri naturellement créé, uri uremwe ari umugabo ariko akaba ari akarema abana n'ubumuga runaka, yo ntabwo ari umwanya wo kugira ngo yiyange, kuko nubwo afite ubumuga, wenda afite imbasa cyangwa se atagenda, kuba afite ubwo abana n'ubumuga wenda ni ukugira ngo njyewe ubasha kugenda mwitagatifurize ko mukureho ijuru mufasha, wenda Imana yamunkiriye aho ngaho kugira ngo abe nk'igitabo kizima nsomamo ubutungane bwanjye. Nawe ntabwo yakwijuta avuga ati singizwa Yezu Kristo, singizwa Mana Data, kuko nubwo ndemye gutya sinijuruta, ntuma baba bitagatifuza, ntuma bangaragariza urukundo wabaremanye. Nanjye kandi umpe kurwakira kugira ngo nanjye nishimire ko wampaye abangaba bamfasha. Hari uwavuga ati njye mfite ikirenge kinini, none kose Nyagasana gikata, wenda utuma ahubwo uruganda rukora n'izo nkweto, n'inkweto nini zikagurwa, kuko none se wari kwifuza kugira amajanja urimbwa se? Ufite akarenge gato na twa nimero duto nk'utw'abana natwo, ugasanga twese turi umutako imbere y'Imana. Nta n'umwe ukwiye guhiga undi cyangwa ngo amufate nabi cyangwa amurwanye ngo nuko ateye gutya, kandi turi naturellement créé sexuel. Twasoze. Yego. Merci beaucoup, ndagushimiye ko ukomeje kugaburira roho zacu n'ubwenge bwacu. Duhuje tuvuze ku mubyeyi Bikira Mariya, tuvuga no kuri sexualité. Ngiye nkuyemo ibyo uri kuvuga, amatwi yanjye bari kubyumva, buramba ndi kubyumva mbere y'abandi bose, kandi nanjye bingirira akamaro. Ngenda gushimiye by'umwihariko, n'abandi nabo ndabizi ko baraza kugushimira mu kanya muri komenti. Imana ibidukomereze aya mahirwe, ngiye babiri kungirira akamaro, ariko bikakagirira n'imbaga yose. Nyine ubwo ubutumwa nyine buba bukomeje. Merci beaucoup, ngo wadusoreza. Murakoze namwe abadukurikiye n'abazadukurikira, ahubwo nk'abajene bateganya kubaka, nababwira iki gikurikira: mwireba umwanya urwo rugingo ndangagitsina, uwo mwanya w'ibanga. Oya, urugo rurenze kure uwo mwanya w'ibanga. Sexualité humaine, niyo mpamvu abashakanye bahamagariwe nabo kuba muri la pureté matrimoniale, la chasteté matrimoniale, kubaho mu butungane bw'abashakanye, bahuza amateka, bumvikana, bihanganirana, banababarirana. Kuko ntabwo kurongora gushaka ari guhuza uwo mwanya gusa, ahubwo ni guhobera amateka ya kanaka wawe yahise Ayubu,
no kumutegurira aho hazaza, ibyo byose bikinjira mu mubano w'abashakanye. Abihaye Imana n'abateganya kuyiha nabo nababwira iki gikurikira, ni uko kudaterwa ipfunwe n'abo bari bo, kubera ko twese twaremwe gutyo, turi gabo cyangwa gore, ahubwo tukaba twarihaye Imana kugira ngo tugaragarize abandi urukundo, twigomwa icyo cyo gushaka, ariko natwe tubereka urukundo nk'umugabo nk'umugore, nk'abantu bari mu butumwa kandi bishimiwe uko baremwe. Nkagira inama abantu bose bazadukurikira, nta kwitiranya ngo uyu kanaka yarigomwe, ngo uyu se kanaka abahata, ariko Mana Nyagasani baragowe bariya. Ufatiye gusa ku guhuza izo ngingo ebyiri, urugingo rw'ibanga rw'umugabo n'urugingo rw'ibanga rw'umugore, wumve ko abatarabikoze, abatabibamo ko bagowe. Ntago bagowe, kuko nabo baba mu buzima gabo cyangwa gore mu buryo bwabo, kandi twese tukabitura rinogeye Imana. Nihubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nihubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri murakoze cyane. Murakoze namwe.